Muri episode ya gatatu twabonye ukuntu abantu benshi cyane baratangiye gukeka iby'urukundo rwa Lily na Yannick. Hari abatangiye kubona Lily na Yannick bafitanye umubano udasanzwe. Amakuru atangira kugera ku bantu bakomeye mu rugo rwo kwa Lily. Iyi ni episode ya 4 y'inkuru y'urukundo rutoroshye hagati ya Yannick na Lily. Urukundo rutatangiriye mu byishimo ahubwo rwatangiriye mu rwango, agasuzuguro n'ubuzima butandukanye cyane. Umunsi wari ukomeje kuba umunsi utuje mu rugo kwa Lily, ariko munsi y'iri tuze hari ibintu byari bitangiye gututumba. Papa wa Lily yari mu biro bye ari gusoma inyandiko z'ubucuruzi bwe. Umukozi we mukuru yinjiye afite isura isa naho yuzuyemo amakenga menshi cyane. Ati bwana, hari ikintu gikomeye nshaka kukubwira. Papa wa Lily ashyira hasi ibyo yari arimo gusoma, ati ngaho vuga. Umukozi akomeza avuga buhora ati hari ibintu biri kuvugwa hanze bijyanye n'umukobwa wawe Lily ndetse n'umusore ukoresha hano mu rugo. Papa wa Lily ahita ahindura isura, ati bivugwa ni ibiki? Umukozi ati ko bafitanye umubano utari uwo mu kazi gusa. Ako kanya Papa wa Lily mu ijwi rifite imbaraga ati ni biki byabaye? Umukozi amusobanurira ko abantu batangiye kuvuga ko umukobwa ari mu rukundo n'umukozi we, nuko abantu batangiye kubivugaho mu rwego rurenze ubwo kuba ari amakuru asanzwe gusa. Papa wa Lily aceceka akanya gato asa n'ufite igitutu, ati uwo si Yannick ra? Ntabwo nizeraga ko azinjira mu buzima bwacu gutyo. Ku ishuri Lily yari atangiye kumva impinduka mu buryo abandi banyeshuri bamufataga. Abantu bamwe batangiye kumugira inama mu buryo budasanzwe. Wa muhungu wamukundaga yaje kumwegera, ariko uyu munsi ho yari afite ijwi rituje risa n'iryuzuyemo amakenga. Ati Lily, ibintu byatangiye gukomera, abantu batangiye kubigeza kure. Lily aramwitegereza, ati nanjye ndabizi, ariko ibyo bavuga sibyo. Uwo musore ati sibyo cyangwa nibyo? Ikibazo nuko byageze ku bantu batagomba no kubimenya. Lily araceceka, mu mutima we yaratangiye kumva igitutu n'ubwoba budasanzwe. Nimugoroba Yannick yarategereje Lily nk'uko bisanzwe, ariko uyu munsi Lily yaje asa n'ufite imitima ibiri. Yannick abibonye aramubaza ati hari ikitagenze neza uyu munsi? Lily aramusubiza mu ijwi rituje ati ibyo abantu bavuga hagati yanjye nawe byageze no mu rugo. Yannick ahita ahindura isura gato, yumva ibintu bitangiye gukomera. Lily aramwitegereza, ati papa wanjye nawe yabimenye. Yannick arituriza, ariko mu mutima we yarazi ko ibintu bigiye kumukomerana. Yahise avuga asa n'utuje ati noneho rero ubwo dukeneye kwitonda kurushaho. Lily aramwitegereza, atutekereza ko bazashobora kudutandukanya se? Yannick amusubiza asa n'utuje ati bazabigerageza, ariko ntibisobanura ko bazabishobora. Ako kanya Yannick ahita amubwira mu ijwi rituje cyane, ati Lily, ndagukunda. Lily ahita yiruhutsa, atumbwira ijambo nari maze iminsi ntegereje kumva kuva munsi twaganiraga bwa mbere. Nanjye nahise mpindura uko nakubonaga. Nanjye ndagukunda Yannick. Gusa Lily nabwo ahita yigarura, ati ntabwo nshaka kubabazwa kubera njye. Yannick amusubiza adahubutse, ati nta rukundo rutagira igiciro. Lily aramwitegereza, mu maso ye hari harimo uruvange rw'amarangamutima. Urukundo rutangiye kumuganza, gusanganye n'ubwoba n'igitutu cy'isi yari bakikije. Mu gitondo cyakurikiyeho Lily yari akiri mu cyumba cye, ariko ntabwo yarigeze asinzira neza. Yari afite ibitekerezo byinshi byari biri kumuzenguruka mu mutwe, ibyo abantu bavugaga ndetse n'ukuntu ababyeyi bashoboraga kubyitwaramo. Akimara kwitegura ngo ajye ku ishuri, umukozi umwe yaramuhamagaye, ati Lily, papa aragushaka mu biro bye. Lily yahise yumva umutima umuriye, gusa atazi impamvu. Yari azi ko icyo papa yamuhamagariye atari ibiganiro gusa bisanzwe. Yamanutse gahoro gahoro mu cyumba cye cyari kiri hejuru muri etaje, yerekeza mu biro bya se. Ageze yasanga na mama we. Isura zabo bombi zerekanaga ko hari ikibazo gikomeye cyane mu muryango wabo. Lily aricara, acecetse cyane. Sara atangira ati hari ibintu twumvise bijyanye n'imyitwarire yawe. Lily araceceka, mama we namureba nabi, gusa bamureba asa n'ufite impuhwe nyinshi cyane. Papa Lily arakomeza ati ushobora kudusobanurira impamvu umara igihe kinini uri kumwe n'uriya mukozi mushya twazanye witwa Yannick? Lily ahita yumva ko ibintu byatangiye gukomera. Arabasubiza atuje ati ni akazi kerega kunyitaho, kandi n'umuntu nkorera ibintu byinshi bisaba ko tuba turi kumwe kenshi. Papa Lily ahita amuca mu ijambo, ati ntutubeshye Lily. Bisa akomeza agira ati hari amakuru twabonye agaragaza ko hari ibirenze akazi biri hagati yanyu. Lily mu mutima we yari azi neza ko ibintu biri hagati ya Yannick byageze kure, ko n'ababyeyi be bamaze kubimenya. Mama we aramubaza mu ijwi ryoroheje ati Lily, ibyo papa wavuga ni ukuri? Lily yubika umutwe areba hasi, hanyuma avuga atuje ati turi inshuti gusa, ariko ntabwo nigeze ntekereza ko ubwo bucuti bwakomera. Papa Lily ahita avuga mu ijwi riremereye ati umubano nk'uwo nguwo ntiwemeye muri uru rugo. Lily ahita ahindura isura, ati kubera iki papa? Papa aramusubiza ati kubera ko uri umukobwa wacu umwe rukumbi, kandi tukaba dushaka kurinda ejo hazaza hawe. Lily araceceka, ariko mu mutima we yumvaga ko ibyo bavuga atari byagombaga kugenderaho. Mama aramwiyegamiza, ati Lily, uyu musore ntabwo ari we tukwifuriza. Ari uburyo ubuzima bwawe twabuteguye bugomba kugenda. Lily amureba mu maso,
ati si ubuzima bwanjye si ubwanjye. Papa Lili ahita amusubiza ati iyo uri mu muryango wacu ubuzima bwawe n'amahitamo yawe byose bigira aho bigarukira. Lili amara akanya gato acecetse, hanyuma avuga amagambo aremereye ati sinshobora gukora ibintu mutifuza, ariko nanone sinshaka guhisha uko niyumva. Papa na mama ba Lili bararebana, aho niho bahise bumva ko ibintu bitangiye gukomerera kurushaho. Papa Lili ahita atanga itegeko rigira riti uhereye uyu munsi ntuzongere kumara igihe kinini cyane uri kumwe n'uriya musore. Lili ahita ahaguruka ati ibyo ntibishoboka. Ako kanya amagambo bavugaga ahita ahinduka intambara y'amarangamutima ku mpande zombi. Papa Lili ahaguruka ati ni itegeko Lili. Lili mu ijwi rituje ati sinshobora kubigenza gutyo papa. Mama agerageza kubaturisha bombi ati Lili gerageza kutwubaha kandi ntubyihutishe, ibi ni ibintu bikomeye cyane. Lili ahita asohoka mu biro bya papa we, amaso yuzuye amarira. Mu mutima we yaratangiye kumva ko urukundo rwe na Yannick rugiye guhura n'imbogamizi zikomeye cyane. Nijoro Lili na Yannick bagiye guhura nk'uko bisanzwe, ariko uyu munsi hari ibintu bidasanzwe byari bigiye kubaho. Ikirere cyari cyijimye buhoro, nk'aho ijuru naryo ryari riri kumva uburemere bw'ibyari bigiye kuvugirwaho. Yannick yarategereje Lili nk'uko bisanzwe aho bahuriraga, ariko uyu munsi umutima we wari wuzuye ibitekerezo byinshi, yumva ko hari ikintu kidasanzwe kigiye kuba. Lili yaje gahoro gahoro, akimubona Yannick ahita abona ko atameze neza. Ati Lili haba hari ikibazo se? Lili aramwitegereza amara akanya gato acecetse, hanyuma aravuga buhoro ati nshaka kuvugana nawe. Bahise bicara munsi y'igiti, Lili atangira kumubwira amakuru mashya ati uyu munsi naganiriye n'ababyeyi banjye. Yannick aratuza atega amatwi ati bamenye ibijyanye n'urukundo rwacu. Ako kanya umutima wa Yannick wahise utangira kumurya. Lili ati barabimenye, ariko uko babifashe siko nabitekerezaga. Yannick yaramwitegereje ati wabivuzeho iki? Lili yaratuje gusa akomeza avuga ati bansabye guhagarika kuba hafi yawe. Yannick yamurebye mu maso ati noneho ubwo urabigenza ute? Lili yaramwitegereje amaso yuzuye amarira ati sinshaka kukubabaza, ariko nanone sinshaka kukubura. Yannick yaracecetse akanya gato, hanyuma aravuga atuje ati Lili ntidushobora kugenzura uko abandi babona ibintu, ariko dushobora guhitamo twe uko twitwara. Lili yumva icyo amagambo ya Yannick asobanuye, ariko umutima we wari ukiri hagati y'impande ebyiri. Ati ndi hagati na hagati, sinzi neza icyo nakora. Yannick yaramwitegereje, hanyuma aramwongorera ati urukundo nyarwo rusaba kwihangana, ariko nanone rusaba gufata ibyemezo bigoye. Lili yaracecetse aratuza, amaso yatangira kuzenga no kuzuramo amarira. Lili ati ntabwo nshaka kujya kure y'umuryango wanjye, ariko nanone ntabwo nshaka kubabaza umuryango wanjye. Yannick yaramwegereye aravuga mu ijwi rituje ati sinshaka kuguhatira guhitamo iki cyangwa kiriya, kugumana nanjye cyangwa se kugenda. Lili aramwitegereza ati none se nkurikiye ni? Yannick ariruhutsa ati watekereza neza ubundi ukumvira umutima wawe, ariko nanone wubaha ukunda. Lili ahita avuga amagambo akomeye ati niba tudahagaritse umubano wacu bishobora kuzaduteza ibibazo bikomeye. Yannick aramusubiza ati turamutse tubikoranye amacenga dushobora kubyihanganira. Lili akomeza kumwitegereza, muri we harimo urugamba, urukundo rwa Yannick ndetse n'ubwoba bwo gutakarizwa icyizere n'umuryango we. Yahise avuga asa n'utuje ati nkeneye igihe cyo kubitekerezaho Yani. Bamaze akanya gato bacecetse, ariko muri ako kanya bari bamaze bacecetse hari amagambo menshi cyane ataravuzwe, ariko imitima yabo yumvaga. Lili yarahagurutse aragenda. Yannick akomeza kumwitegeza agenda, nzakomeza kugutegereza mpaka igihe uzafatira icyemezo. Lili yaramwenyuye buhoro, nubwo nyine yari afite agahinda. Nturakoze Yani. Arahindukira aragenda. Yannick asigaraho akomeza kwitegeza ingendo y'urukundo ndetse n'urukereza rwe Lili. Umutima we yarazi neza ko ibyo bitari iherezo ry'ibihe bikomeye, ahubwo yari itangiro ry'icyemezo gikomeye cyane kizahindura byose. Umugore wari utuje, ariko muri Lili umutima we wari urimo urusaku rwinshi cyane. Yari yicaye mu cyumba cye, amaso yareba ahantu hamwe, ariko ibitekerezo bye biri kure cyane. Yibukaga amagambo ya Yannick ati nzaguma hano, ariko ntabwo nzakugora mu gufata icyemezo cyawe. Nuko akongera akibuka ababyeyi be bamubwira ko agomba guhagarika kumarana igihe kirekire na Yannick. Lili yari hagati y'impande ebyiri, umutima we ndetse nawe ubwe bari mu ntambara. Yarahagurutse buhoro buhoro ajya ku idirishya ry'icyumba cye, areba hanze mu busitani bwari butuje cyane. Hanyuma arivugisha mu ijwi rituje ati sinshaka kubabara, ariko nanone sinshaka kubura umuntu nkunda. Amasaha yagiye ashira andi agataha, gusa Lili we ntabwo yashoboraga gufata icyemezo ako kanya. Bukeye bwaho papa we na mama we baramuhamagaye bwa kabiri mu biro. Papa amureba mu maso avuga mu ijwi rituje ariko ririmo n'igitsura ati
Riri, twifuza kumenya icyemezo cyawe. Rirahumeka insigane, umutima wakomeza gutera cyane. Mama aramwegamiza buhoro ati dutekereza ku hazaza hawe, ntabwo dushaka ko ubuzima bwawe buzagira ibibazo. Riraraceceka, hanyuma nawe arabasubiza ati nabitekerejeho cyane. Ako kanya bose bahita batuza, buri wese ategereje kumva icyo agiye kuvuga. Rirati sinshobora guhitamo guca umubano wanjye na Yannick. Papa rirahita ahindura isura ati Riri, urumva ibyo uri kuvuga bisobanutse? Riramureba mu maso n'ijwi rituje ati ndakumva neza papa, ariko n'amarangamutima yanjye nayo ndayumva. Papa we atusuzuga ibyo twagusabye? Riraramwihanganisha mu ijwi ryoroheje ati si ukutabubaha, ahubwo ni ukwiyubaha. Papa rero yumva ibintu byose byatangiye guhinduka kurusha uko yabitekerezaga. Mama Riri aravuga mu ijwi rituje ati none se ugiye gukora iki? Riri aramusubiza ati ngiye gufata umwanya wo gukomeza kubitekerezaho, ariko sinzareka amarangamutima yanjye ngaharenganire. Papa Riri aramureba asa n'utuje akanya gato, hanyuma avuga mu ijwi rituje ati niba ari ukuhisemo nta kundi, ariko umenye ko hari ingaruka zabyo zizakugeraho. Riri yahise asohoka vuba na bwangu, asanga Yannick amutegereje hanze. Akimubona Yannick ahita amenya ko hari icyahindutse. Riri aramwegera gahoro gahoro, amureba mu maso, hanyuma amubwira ko yafashe icyemezo. Yannick yaratuje, ahagarara yemye ategereje kumva icyo cyemezo. Riri akomeza avuga ati sinzareka kuvugana nawe nubwo byanteza ibibazo. Muri ako kanya umutima wa Yannick wuzuye ibyishimo n'amarangamutima adasanzwe. Aramureba avuga buhoro ati nari nizeye ko uzahitamo kumvira umutima wawe. Riramwenyura buhoro buhoro nubwo hari umutwaro utamworoheye ku mugongo we, kuko nyine yamaze guhitamo urugendo rutoroshye. Bombi bahagaze aho bamenya neza ko urugendo rw'urukundo rwabo rutoroshye rutangiye mu buryo bukomeye kurushaho. Ariko inkuru ntiyari irangiriye aho, ahubwo yari itangiye mu buryo bukomeye cyane kurushaho. Bukeye bwaho mu rugo kwa Yannick ntabwo hari ituze nk'uko byari bisanzwe. Buri muntu yari afite ibyo atekereza, ariko nta muntu n'umwe wavugaga byinshi. Riri yamanutse ajya gufata ifunguro rya mu gitondo, gusa ku meza nta n'umwe wavugishaga undi. Mama we nawe yamurebaga igitsure mu buryo budasanzwe. Riri aricara agerageza gufata ifunguro rya mu gitondo, ariko biranga. Mama we aramwitegereza ati Riri, humura, turacyagufitiye icyizere. Riri ati ndabizi mama. Gusa papa we ahita yinjira mu kiganiro ati ariko niba udahinduye imyitwarire yawe ibintu bishobora guhinduka bibi. Riri araceceka, gusa ntabwo yigeze ahindura icyemezo cye. Yahagurutse ku meza arabasezera ati ngiye ku ishuri, gusa ntamusubije, wenda ngo anamwifuriza amasomo meza. Hanze Yannick yari amutegereje nk'uko bisanzwe, ariko uyu munsi yari afite ubwoba bwinshi cyane, yibaza niba Riri araza nk'uko byari bisanzwe. Riri yasohotse mu nzu ababaye, akibona Yannick aramwenyura gato nubwo atari yishimye. Yannick ahita abona ko ibintu bitoroshye, ahita abaza Riri ati waraye neza? Riri ati nagerageje. Batangiye urugendo rwabo bajya ku ishuri, ariko uyu munsi nta magambo menshi bavugaga. Mu nzira rirabwira Yannick ati bose mu rugo baracecetse, nta n'umwe ushaka kumvugisha. Yannick yaramwitegereje ati nibyo, hari igiye guceceka biba ari byo biteye ubwoba kurusha kuvuga amagambo menshi. Riri nawe ati ndabizi. Ku ishuri abana benshi bari bamaze kumva amakuru y'ibyabaye kuri Riri. Riri yarabibonaga, ariko akagerageza kwitwara nkaho nyine ntacyo bitwaye. Gusa siko byari bimeze mu mutima we. Mu kiruhuko wa muhungu wigeze kumwegera ashaka ko bakundana yongeye kumuvugisha ati Riri, ubu noneho ibintu byamaze kumenyekana. Riri yaramwitegereje gusa atuje ati nta kibazo mfitanye n'ibyo bari kuvuga ariko. Uwo musore ati ariko bizakugiraho ingaruka? Riri ahita amusubiza ati ndeka nirengera ingaruka z'ibyo nahisemo. Uwo muhungu ahitamo guceceka. Aho niho yaboneye neza ko Riri atakiri wa wundi yari asanzwe azi. Nimugoroba Yannick yari ategereje Riri. Riri yasohotse mu ishuri ariko asa naho afite umunaniro mwinshi cyane. Yannick aramubaza ati byagenze gute? Riri aramusubiza nk'abantu bose barabizi kandi bari kuvuga byinshi. Yannick aramwitegereza ati wihangane, byose nibyo wabiteye. Riri aramwenyura gahoro ati ndagerageza ariko biragoye. Yannick nawe ati ntabwo uri wenyine. Ayo magambo akora Riri ku mutima cyane. Riri aramwitegereza, hanyuma aramubwira ati ibi bintu nibikomeza gutya ushobora kuzababazwa kurushaho. Yannick nawe aramusubiza ati ntabwo ari ubwa mbere ubuzima bwanjye mushyize mu bihe bigwereka. Riri araceceka, ariko mu mutima we yaratangiye kumva ko urukundo rwabo ruzaba urugamba rurerure. Mu rugo papa Riri yari kuvugana n'umukozi mukuru mu rugo rwe ati iby'urukundo rw'umwana wanjye n'uriya mukozi ntabwo bishobora gukomeza gutya gusa. Umukozi aramubaza ati none mushaka ko dukora iki boss? Papa Riri ati tugomba gutandukanya bari abana, nuko byasaba gufata icyemezo gikomeye cyane. Ako kanya intambara yo gutandukanya Riri na Yannick ibiratangiye. Muri episode ya 5 tuzarebera hamwe ko umugambi wo gutandukanya Riri na Yannick watangiye gushyirwa mu bikorwa. Turebe ikintu gitunguranye ndetse kinateye agahinda bakoreye Yannick kugira ngo atandukane na Riri. Hanyuma tunarebe ukuntu Riri yatangiye kubona ko urukundo rwe na Yannick rutangiye gufata indi ntera, gusa nabwo rukaba rwari rutangiye gutegwa imitego myinshi cyane.